abandi gazi kuri buri aburaho gato ngo yikube kabiri ku biciro by'isanzwe ikiza kabiri ubundi nanone urabizi ko gazi bwa mbere kiza bakora ku cyo cyaguraga 800 none ubu ni icyabiri ahubwo se cyane hafi ibihugu ni nk'umunani hafi aho rero kuko gazi yarahenze urebye ahantu yavuye yikubye nka hafi kabiri kose kuko icupa rya gaze twaguraga 500 500 bigeze ku ririya rimwe ry'ibiro 6 iry'ibiro 6 n'uvuga ngo ryaraguraga muri 6500 I think 6500 ubu ngubu ariko nabyo byaje nyuma nabyo kiza icyo cyaguraga 820 akunze bakurikira YouTube channel yacu kandi YouTube channel yanyu nanone bagezeho ibiganiro byiza kandi byinshi by'ubwenge biganshaka kureba ukagira ikintu ukuramo gifatika cyagufasha umunsi ku munsi. Uyu munsi dufite ingingo tugiye kuganiraho, ni ingingo ikomeye abantu bahora bavugaho buri munsi bagarukaho cyane ku buryo butoroshye, ntabwo bwakira mu ngingo batayivuzaho ikintu bita gaze yabaye gaze cyane. Nta n'umuntu hari utabizi, umuntu wese ukoresha gaze yewe n'ukoresha amakara asigaye avuga ati izo gaze badukangishaga sinumva n'ubundi byarangiye byazo. Abantu benshi zabateye impungenge, zibatera ubwoba mu buryo bwinshi. Umuntu wese uvuze iyo uvuze ikintu kijyanye no guteka, ikintu kijyanye no gucana, bihumbishemo ijambo gaze bahita bumva byafashe indi ntera cyane rwose. Nta n'utabizi gaze yabaye gaze. Urabizi ko no mu myaka yashize nk'itatu ishize bari baraciye ibintu by'amakara cyane, ibintu by'inkwi, ariko byaranze gaze iraganza ariko nanone ku munota wa nyuma birangira gaze nanone ibongeye ikibazo, yongera henda. Aho ngaho ibijyanye na gaze byo sinzi niba navuga ko leta wenda nabishyira kuri leta buriya cyane cyangwa nabishyira ku bantu bashinzwe kujya kuzizana. Buri ikibazo ndagishyira ahantu habiri, ku bashoramari n'aho gaze bayikura. Ushobora gusanga aho bayikura ashobora kuba ihenze kuyibona, cyangwa se ku bantu bayizana nayo ikaba ihenze. Ariko tutirengagije ko nuko ku mugabane w'Uburayi amezi aho tugezemo aba ari amezi y'ubukonje, cyangwa bita mu Cyongereza aba ari cyaneje cyabo. Wera muri Afurika ntabwo tukigira, ntabwo muri ibyo bihe Afurika twagize amahirwe tugira. Urumva rero muri iyi minsi kubera ikibazo cy'ubukonje gaze baba bayicana umunsi ku munsi, ubuzima busanzwe bwa buri munsi bwabo. Bivuze ngo rero iki kibazo nashobora kugishyira nareba kuri iyo angire y'uko abanyaburayi nabo barayikenera cyane ku buryo bidasanzwe nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Bo rero tumenyere kuyicana, ariko bo si ukuyicana gusa, banayikoresha no mu mazu kugira ngo bayifashishe kugira ngo hashyuhe barwanye ubukonje bwinshi cyane. Ibi bya gaze rero byafashe n'intera ariko nanone tukareba iyo twarebera ikibazo y'uko bashobora kuba bagenda bakazana bagashyira muri sitoke. Nkeka ko guhenda kwayo, kuko leta bavuga ko leta yavuze yuko zongeze zigasubira ku giciro cyazo. Yiba ari byo ntabwo ariko twabyemeza, ntabwo ari byo, kubera ko ku giciro ku isoko turabizi byasubiye uko byari bimeze, nta tandukaniro. Ahubwo bishobora kugenda bizamuka bimanuka, kubera ko nk'ubu ngubu urabona ko gaze bari bongereyeho amafaranga agera ku bihumbi hafi ntabura nk'ibirenga hafi 6 cyangwa 5. Abandi gaze kuri buri aburaho gato ngo yikube kabiri ku biciro by'isanzwe ikiza kabiri ubundi. Nanone urabizi ko gaze bwa mbere kiza bakora ku cyo cyaguraga 800, none ubu ni icyabiri. ahubwo se cyane hafi ibihugu ni nk'umunani hafi aho rero kuko gaze yarahenze. Urebye ahantu yavuye yikubye nka hafi kabiri kose, kuko icupa rya gaze twaguraga 500
5,200 ubu bigeze ku ririya rimwe ry'ibiro 6 iry'ibiro 6 ndumva ahubwo ryaraguraga muri 6,500 I think 6,500 ubu ngubu ariko nabyo byaje nyuma nabyo byari cyiza icyo cyaguraga 820 n'ibyo none ubu ngubu hari umugenzi wanjye rwose yarambwiye ati nagiye kwigura banca ibihumbi hafi 9 8,500 n'umunyonzi wo kwiza kugira ngo imugereho ya cupa ry'ibiro 6 urumva ko iriya nini ni hafi 20 ni hafi 20 menshi cyane urumva rero ko kandi leta hari ukuntu bari babivuze rwose bavuze bati gaze zagabanyutse zasubiye ku giciro cyazo ese ni ukubivuga gusa kugira ngo bive aho ngaho mu nzira ko n'ubundi abacuruzi ba gaze babaza bakavuga ngo ntabwo dushobora kurangura duhenzwe ntacuruza duhenzwe ahubwo nkeka yuko byanze bikunze nkeka yuko ibyo biciro impamvu bazihenda ziracyari muri stock izambere ziraza baguze bahenzwe nkeka ko nizimara gushiraho wenda bazagabanya ibiciro kuko aravuga ati naziranguye mbere ndahunika ibiciro biza kumanuka kandi dusubiza ku biciro bigezweho nzahita njya hasi kandi nawe umucuruzi wamwumva rwose urabo bitageraho ingaruka badatindaho cyane nawe umucuruzi waziranguye umwe woroheje waranguye nkeya ariko uzitumiza hanze kugira ngo ahite amanura nako kandi ugiye kubaza gaze bakubwira amafaranga ukiruka bakubwira ati none uragira ngo mubigenze nte kandi nani wamurenganya ese wamurenganya ntabwo wamurenganya kuko nawe mu bishoboke abareba ukuntu yashoye akabona atahomba ahombye ubutaha ntiyazongera kurangura yahita ava mu kibuga cyane kubera ko ariko nkeka ko buriya nk'umuti urambye buriya uretse ko n'ubundi leta bagenda bakabiganiraho banabiganiraho ngo sinzi ahantu biri ntabwo turi tumenya ahantu gusa wenda wasanga wenda leta babaze katubanza tureke ino stoke twazanye tuvanye hanze ibanze ishire mu gihugu abacuruzi abaguzi bemere bahendwe abacuruzi bagaruza yabo noneho twebwe dutekereze ko nawundi yindi izaza wenda ishobora kuzaza ihendutse ariko nabyo no kubyizera ntawe bitubwiye ariko rero baracyaje ikibazo n'uko kitazarangira kuko biragoye cyane aho gaze iva ntabwo hiyongera ariko abayikenera bariyongera ahubwo njye ikintu nabonye cyari kuba cyiza leta ari gukora urabona iriya gaze yo mu Kivu iriya gaze yo mu Kivu mbona barimo baturangara ko iriya gaze yo mu Kivu nayo ishobora kuba yajya mu macupa igacana abahanga baremeza ko iriya gaze ishobora gucana singira ngo hari inyigo yari yakozwe ngo byari biri muri process buriya bashobora gusanga abashoramari hari ukuntu batumvikanye na leta birashoboka cyane iriya gaze ibashe kuba yajya mu macupa ariko amakuru ari hanze ko iriya gaze yo mu Kivu iriya metani yajya mu macupa igacana ni ibintu bishoboka cyane ariko umenya bisaba hari kwinvestamo amafaranga menshi cyane ariko n'ubundi none reka byose wasanga ariyo mpamvu none se reka nkwereke sibyo ibintu byose birashoboka nk'uko dufata amafaranga tukayashora mu bintu byinshi nk'uko abashoramari bafata amafaranga bakajya kuyirangura hanze y'igihugu nose ntibakoresha amatike ntibajya kuyizana mu ndege byose umwanya bafata cyane tekereza ko abashoramari bishyize hamwe reka mu Rwanda harimo abantu bashobora kuba bafite amafaranga barimo ahubwo habura bishyize hamwe havuga ati ni kampani tuyisize n'iri dushoyemo amafaranga yacu tugiye kuzana abahanga miliyari runaka bakaza bakayifungamo bayifunzemo hari abayicuruza nose nk'ubu bayitanze hano mu Rwanda bakayitanga wenda nko muri East Africa yonyine i Bugande hari miliyoni z'abaturage mu Bugande buriya bagira miliyoni 50 ni 50 ntabwo zikiri 45 tufate wenda muri izo 50 24 wenda zikenera gukoresha gaze tujye mu Rwanda dufite miliyoni 14 tufate wenda miliyoni 5 reka dufate 5 wenda z'abasha ubushobozi bwo kuyikoresha ukajya Tanzania ni igihugu kinini cyane gifite abaturage population yaho nta n'urwana ni kinini ubwacyo gisa nk'ibihugu noneho ugafatamo miliyoni 40 z'abaturage ukajya i Burundi ugafataho miliyoni 5 enye ukajya muri Congo ugafataho miliyoni kwa Congo ituwe na miliyoni 60
ni benshi cyane wenda ugafatamo miliyoni 20 iryo soko ryonyine ricurujemo iyo gaze ayo mafaranga ntiyatagaruka vuba na bwangu buriya wasanga babyigaho ariko ikibazo cya gaze rwose wa mugani wawe n'ibyo wavugaga kirakaze kubera ko sinzi iyo wenda umuti urambye ibyo wavugaga byaba umuti urambye w'icyo kibazo ariko reka turebe umuti utarambye twifashisha ubu ngubu abanyarwanda barimo kwifashisha bajya kwirangura hanze sinzi barimo barabo abarabu barimo Rusiya hari ahantu bari gucuruza amagaze cyangwa sinzi birashoboka ko barabahari babivana ariko se yiba stoke bazana ese kugira ngo stoke bazana stoke nkeya idakwiriye abantu hano mu gihugu ikibazo rero gihari ntabwo ikibazo ari stoke ntoya ikibazo ahubwo aho bayikura n'abarimo ari bahera ku biciro bihenze noneho bageza mu Rwanda nabo bagahita bazamura icyo ikibazo kandi hari ukuntu baganira ngo nta kindi kibazo gihari ngo sinzi ukuntu bigeze ko bayoboga ntabwo bavuze ku bijyanye n'ibiciro hari gihenze cyane kumva bagahakana bariya bashinzwe kuko urazi ko ubundi iyo ikintu gishakwa n'abantu benshi ku isoko kirahenda cyaba gihari cyaba kidahari kirahenda uko byagenda kose kuko ashoye imari aravuga ati ngomba kungukira hano mu bwinshi bw'abakeneye kuko ayibura ananirwa kuyishyura hari undi buyishyure cyane nabo bakarwanira iyo nkundura cyane buriya gaze ikunda kumanuka mu bihe by'abanyaburayi iyo batakikoresha cyane kuko abanyaburayi barayikoresha ku bwinshi sinzi ibijyanye na gaze buriya hanze aha ngaha ujya kubona ukabona rwose uzi ko hari n'abari bamanuye amacupa baravuga bati twebwe yiba mutemewe kuduha amafaranga dushaka nimujye no munyabucana amakara ntabwo twebwe dushobora kugurisha gaze yacu ku mafaranga make ngo leta yarabivuze leta noneho izaze izitugurire cyangwa se amafaranga twabahaye cyangwa igira ngo bamere nk'abamotari benshi ubundi numvaga bakameje ibyo abamotari byo bimenya bya bindi topic kubera ko n'indi topic ndende cyane irimo iba navuga ko ari ubujura no gusahurira mu nduru irimo akajagari ku buryo bishobora kuzazana abayobozi bakuru mu gihugu bakabijyamo cyane ntabwo iyo ni topic tuzayivugaho ubutaha tuzavuga kuko ariko ibi bya gaze byo rwose gaze akomeje ubu koko dusubire ku makara ese kandi amashyamba kandi icyo twanza ari ukwangiza amashyamba turimo turahanira twayabungabunga ibyo twanze byo tugiye kongera gusubiraho ntabwo ari byo rwose byaba ari ugucika intege byaba ari ukwivuguruza ahubwo n'iki kintu numva kirambye wenda sinavuga ku izineri z'amashanyarazi ko no mu Rwanda twari ikibazo cy'umuriro mukeya hajemo iby'amakwizineri baruzi n'umuriro uracyahenze ugiye gushyira ibya kwizineri ntabwo wajya umara kabiri byagorana wajya usanga nk'ukwezi ukoresha umuriro urengeje 20 ari uguteka gusa twizere yuko ibijyanye na gaze abayobozi ahubwo n'iki kintu nashishikariza abantu ariko simvuga leta ko leta wenda nayo hari indi mibare irimo yindi ahubwo abahanga ko dufite abahanga mu gihugu benshi wenda bijya bishoboka ko wenda ashobora kuba ari umuhanga akafite ikibazo cy'amikoro akafite ubumenyi bwo kuba yakora ibintu bihambaye mu buryo bwo gucana bikaba yagira uruhare runini cyane akora umusanzu ukomeye cyane kuri sosiyete iri hanze ahubwo abanyabwenge ntibishyire hamwe bakora ibyo bishyire hamwe bareba niba ari ukuntu umuntu yakora ubundi buryo bwo gucana bwasimbura gaze cyangwa se bwayunganira cyangwa se ubundi buryo bwakoresha gaze nkeya kurushaho yiba bigaragara yuko gaze byabananiye abo nabo baza ntibarebe indi opsiyo hari yindi kuko harimo abantu b'abahanga ushobora kuzana sisiteme yo kuba bacana nk'uko haje za biyogaze za nyamugenge utuntu nk'utu hari ushobora kuzana akazana ubuhanga bwe mu kazi birashoboka cyane niba hari ababizi badukurikiye rwose mushyizeho amafaranga ntabwo mwayagaruza ako kanya kuko biragaragara yuko yiba ababishinzwe bashobora kutubwira yuko gaze zahendutse ariko wajya kwigura ukumva ziracyahenze harimo kutumvikana neza ntibajya batubwiza ukuri tumenye ngo ni ibi
kugira ngo byorohe binorohere n'umuturage cyane umuturage abibemo abizi bitamuvuna urumva rero abahanga nubwo abantu biga ariko nanone bajya bafokasinga ku masomo azakemura ibibazo biri muri sosiyete. Urabona abantu bariga umunsi ku munsi bakiga amasomo menshi ariko ubaza ubwinshi bw'abava mu mashuri barangije amakaminuza ushobora gusanga abaza batanga umusaruro w'ibibazo bihari ari bake, ahubwo baza baje gusaba akazi, ntabwo baza baje gukemura ibibazo biri hanze muri sosiyete, kandi babikemuye baba batanze umusanzu munini. Nibyo bavuga kwiga bifite ireme, wagombye kwiga ibintu ushobora kuzakoresha muri sosiyete, kujya kwiga ufite icyo uje gukemura hanze. Kuriya abanyaziya bakunda kubikora, abanyaziya ndabakora cyane, buriya ngo niko bigaho, ntabwo biga kuvuga ngo yamenye ngo shimi, ngo yamenye ngo ibi gusa, ahubwo akura aje guhangana n'ikibazo gihari hanze, ikibazo gihari akaba ari igihangana nacyo cyane rwose. abatwumva muzabigenze gutyo, muzemvistisemo bizashoboka, kuko abantu bashinzwe ibijyanye na gaze bananiza barimo baratubeshya, kereka wenda mu kwezi gutaha ntibikunda, ariko tuzagaruka tubibabwire. Hariya umusazi ngizi zirahenze. Reka tunimagine ko urabona amaze iminsi mu Burusiya n'umuryango wa OTAN basa nk'abashyamiranye muri iyi minsi, kandi tuzi neza ko bari abantu bibaye ngombwa ko haba intambara runaka yagaze ko tukibona ibihugu by'abarabu biri ku mugabane wa Afurika bitugiraho ingaruka. Abanyantuza nabo Abarusiya nabo bari ku mugabane w'Uburayi na Aziya, bivuze ngo ari ahantu haramutse havutse ikibazo cy'amakimbirane, urabizi ko ibihugu uko bwije ko bukeye bigenda bifatirana ibihano by'ubukungu bw'Abanyamerika bafata igihugu cy'ubukungu. Iriya niyo ntambara ikomeye, intambara y'ubukungu rero natwe nk'Abanyafurika tujyaho ingaruka cyane. Urumva niba bagiye guhangana kugira noneho iyo gaze izaza hari intambara bizaruha. Ikijyanye n'ibyambu biba bigikora, inzira y'amazi ntibigikora, inzira yo mu kirere ntibigikora, ubwo kuya binakugera biza binahenze cyane, ko ugiye kubizana agiye kubizana mu ntambara, mu rugamba rutoroshye. Bivuze ngo rero icyo tugomba kumenya nk'Abanyafurika, n'Abanyafurika duhindura imitekerereze. Ibihugu byo mu Burayi no muri Aziya no muri Amerika ni ibihugu bibaho mu buryo bwabyo, bivuze ngo nta bandi dukesha imibereho. Baramutse havutse ikibazo kikaba ngombwa ko ibyo twatumiza hanze ntibiboneke, byaturushya cyane. twige kwishakira igisubizo, kwirwanaho, kubera ko nabo bakubwira yuko biriya bihugu byo muri Aziya cyangwa se n'umugabane wa Amerika n'i Burayi, bakubwira ko kugira ngo ugere kuri iriya terambere habayeho survive, habayeho sitarago nini cyane, ku buryo saa izi ngizi ubwo twebwe tubona ibintu byose ari uko babituzaniye. Biriya ni ubumuga bubi cyane bukomeye, tuzaganira twe tubona ibintu tubizaniye, ntabwo bashobora kuduha umwanya wo kugira ngo dukore ibyacu cyane. Rero biriya bintu byo kutaduha umwanya kugira ngo ese urashaka iki, ndashaka gaze bakaba babikugejejeho, urashaka ikote bakaba babikugejejeho, wowe ntushobora kugira ubwenge bwo kuryikorera. Hariya ni ahantu henshi cyane dukunda gusigarira, ariko mu gihe tutari twagera kuri uru rwego, ibyo tuzana abantu ushinzwe kujya kubituzanira bagerageza babikore neza kugira ngo ibyo leta yatekereje ibigereho. Bitubeshya gaze niyo twavugaga, gaze ziracyahenze, abantu mujya kugura gaze rwose murabizi, gaze ziracyahenze ntabwo zagabanutse. Kandi iyo umuntu anavuga ko ikintu gihenze nta handi bigendera, agendera kuri population y'abaturage batuye mu gihugu. Niba umuturage ashobora kuba yinjiza amafaranga runaka kandi gaze ikaba iri ku giciro runaka kidahuye n'amikoro y'umuturage, bisobanuye ko icyo kintu gihenze. Birashoboka ko mu Burayi dufate niba iryo cupa rigeze ku 9,500 cyangwa se 8,500 rya gaze, wera mu Burayi nawe tukaba turigure ku biciro bingana, kandi uburyo mu Nyaburayi abayeho nuko tubayeho ni ibintu biciro arumuje igiciro ayishyira mu madolari, ayisanga gihagaze amadolari 8, wasanga ahubwo cyangwa asanga amadolari 8.5, kumubwira amafaranga numva ari make. Ariko iyo bigeze mu Rwanda bitari hinduka amadolari 8.5, abantu bayinjiza ni bakeya mu gihugu. Abantu binjiza 8,500 n'abagaye ni bashye cyane, naho yanayinjiza kugira ngo ayinjize araye kugura iyo gaze gusa, hatabarimo ibyo azayitekaho, hatabarimo amacumbi, mbese
mbese reba ubuzima bwa buri munsi hari ibintu tuba tugomba kujya by'ibanze. Buriya gaze abantu bazikoresha barabizi ni imibare. Gaze buriya nta muntu ushobora kuyigucanira kireko n'umukozi buriya ndatekereza ko abantu bafite ingo zikomeye nabo barabizi n'abakozi babo kugira ngo batekere ku magazi bayatekeraho ariko babaha kondisiyo kuko gaze iyo izanyeho nabyita nk'ubutesi. Iyo uzanye ubutesi kuri gaze ushobora kubukoresha iminsi ine ariko niyo mpamvu ya gaze buriya bisaba kuyitekerezaho inshuro zirenze imwe. Niyo mpamvu bakagombye kuzigerageza bakaziduhera igiciro leta izi kizwi apana kugenda abagiye kubizana iyo hari ukuntu bavugana n'abacuruzi n'ibiki byose bikarangira uhazahari ari umukonsumateri cyane. Niyo mpamvu ku kintu kijyanye na gaze twiga kwishakira igisubizo. Mbona ariyo nzira isobanutse twige gushaka igisubizo ariko mu gihe icyo gisubizo kitari cyaza bikiri muri process bagerageze bakoreshe ibintu by'ukuri. Iyo bagiye kuri radio ngo bakabanga iki cyagabanyutse ariko umuturage nyirizina ukajya kubona ukabona yikuye umufuka w'amakara kandi yaragejeje gaze wamubaza akubwira ati impamvu nikuriye umufuka w'amakara nta n'ikindi gihe nzakoresha gaze kuko gaze isigaye kubya inshuro ebyiri yayo nayiguraga. Rero nabonye umufuka w'amakara ariho wahenduka kurusha. Rero aho kugira ngo abaturage babasebye namwe muri leta mugaragare nabi rwose abantu mushinzwe kujya kuzana aya magaze yamudukurikiye mumenye ko ikibazo abanyarwanda benshi bagifite. Nakeka ko ari muri karitsiye iwacu kiri gusa nkeka ko ari mu Rwanda ahenshi. Ikibazo kiri mu Rwanda hose wenda mu mijyi si cyane ariko iyo ugenda witaza mu mujyi bigenda bikara kurushaho cyane rwose. Twabashimira mwadukurikiye. Utarakora subscribe twagushikariza kuyikora nta n'amafaranga bisaba nta kiguzi ahubwo tuba tukungura ibindi bitekerezo bindi. Kudakora subscribe numva ari igihombo gikomeye kandi wadukurikiye kutayikora ni nko gukubogana kandi yikoze buriya ukahita ukora kuri notification nabyo biba byiza kakazogera ukabona kazanye amatwi video tuyishyiraho kandi tuyibona cyane byo gusacinga buriya ufata umwanya ukajya gusacinga n'amamegabakiri gutwara umwanya ariko buriya video iyo uyibona hafi yawe utivunika cyane ujya gusacinga biba byiza. Wanarangiza uwo munsi ukimara kureba video ushyiramo ka comment aho ntacyo kaba gatwaye ukadufasha gutekereza ukatubwira uko twabanye muri iki kiganiro icyo wishimiye ukaduha n'insanganyamatsiko y'iki twazakugezaho ubutaha byubaka sosiyete. Birumvikana byubaka sosiyete. Wenda wabona n'akandi kanya ukaba wasubira muri za video zabanje ukazireba kuko hari amavideo menshi aba yarabanje kuko niba ari ubwa mbere ureba ikiganiro hari izindi video zabanje kandi zakugirira akamaro. Byaba byiza ugiye ukazirebaho nazo hari ikiganiro ushobora kureba ugasanga kiragufashije mu buryo utari wizeye ko cyagufasha kikakubera amahirwe n'umugisha cyane. Kuko akenshi na kenshi muri ibiganiro ntabwo ari ukwitaka ibiganiro byacu abenshi batubwira ko bibafasha. Tuboneyeho kubashimira mugire ibihe byiza kandi murakoze.